Mose bamaze iminsi 30 bamuririra. None wari kuvanga aho yagiye ngo Imana ngo atubwiye ngo aho yagiye ngo turahazi. Ninde bibwize? Aho yagiye murahazi. Runaka yapfuye ngo aho yagiye idini irabeshye. Cyo ni ikinyoma n'imbura n'ababihagarara. Ubwo ibintu babihagarara. Imana ngo atubwiye ngo aho yagiye ngo turahazi, ngo niyo mpamvu ngo turi kubyina. Nikuye wese ko imbere y'umuryango we yapfuye. Yabamubuze. Icyo turabizi neza ko hazabaho umuzuko. Reka rero twongere tubashimire kandi tubahe ikaze aha ni ku Umwizera TV show. Niba utarakora subscribe iki nicyo gihe nawe ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze tugendane ibiganiro bya buri munsi biba uploaded kuri iyi channel kugira ngo tuzagira na kimwe ubasha kubura. Kora like rero, utere comment ndetse unasharing iki kiganiro gisangiza abandi, ntukabone ibyiza maze ngo ubyihererane. Ngira ukumva rero ni Byiringiro Thierry, nanjye nkaba naje uyu munsi ngira ngo turusheho gusobanukirwa kandi twungurana ibitekerezo. Uyu munsi nifuje ko nanjye nza mu kiganiro na Apotre kugira ngo nanjye rusheho kwiyungura ubumenyi. Hanyuma rero kamwemerere adusuhuze n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo twinjire muri topic y'uyu munsi neza. Murakoze cyane kumva muno mwanya kugira ngo ngire icyo mvuga hano kuri televiziyo Umwizera TV show. Ndabasuje mwese abakunzi bacu mudukurikira kuri televiziyo, cyane cyane abakunda ijambo ry'Imana ukuri n'ishurirwa kugira ngo bashe gusobanukirwa neza umujye turimo. Ndabasuje rero ngira ngo babambwiye n'utari wambonaho cyangwa utari wanyumva yambonye, nda Apotre Anastase, hanyuma ngaba nongeye kubana namwe mu kiganiro. Murakoze. Arakoze cyane. Hanyuma rero ngiye muraza kugenda nanjye mubyumva kuganira n'abantu bafite ubumenyi bwabo bavukanye, hakiyongeraho n'ubw'Imana no kuyoborwa n'Imana. Ntabwo babyoroshye ariko nanjye ndaza kugenda ngerageza ninjiramo neza. Hanyuma rero Apotre, uyu munsi twifuje ko tuganira. Hari byinshi abantu bagenda babona muri ubu buzima busanzwe, rimwe na rimwe tukaba tudashobora kubona igisubizo cyabyo, ariko twaganira n'abantu babibamo tukarushaho kunguka ubumenyi. Hari ikintu kiriho nakunze kubona abantu benshi babyibazaho, nanjye rimwe nza kubyibazaho. Urabona mu gihe cy'ibyago hari ukuntu usanga amadini abantu batabaye, ubwo no gutabara bakajya kwifatanya n'abagize ibyago cyangwa se n'umuryango wagize ibyago, wabuze umuvandimwe cyangwa se umubyeyi cyangwa se umwana. Ugasanga muri icyo gihe habayo kuzana ibikoresho, abantu bazanye amasentizeri, bazanye piano, ubwongera ngo nibyo byose ni bimwe, za gitari, baraje barabyinya, ukabona ko babigize nk'ikirori kidasanzwe nyine cy'ibyishimo. Kandi mu by'ukuri aba ari iki gihe cy'ibyago, abantu babuze umuntu, harazaho kuba agahinda, ibintu byose. Bamwe bari kurira, abandi bari kubyina, bari gusirimba nk'aho ari mu bukwe busanzwe dusanzwe dufite. Ese ibyo byaba ari bifite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana cyangwa ni ibintu abantu bishyiriyeho ubwabo cyangwa se amadini yishyiriyeho ubwabo? Muratubwira kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Murakoze. Twongeye guhura rero Thierry Byiringiro. Ushize twari turi no kumwe kuri televiziyo yawe kuri Ngiro TV, ariko muri iki kiganiro dukunda guhura mu biganiro bikomeye. Ndishimye rero kuba hari abatwumva kugira ngo basobanukirwe ikiganiro wifuje ko tuganira. Ngira ngo wenda abadukurikira njya nkunda kubabwira ngo ntabwo ndi intyoza cyane, sindi n'umuhanga cyane, ahubwo ukuri kwanjye gushingira ku bihamya. Gushingira ku bihamya biri muri Bibiliya, ndetse ngendeye no ku muco w'abantu. Ntabwo njya mutaruka. Burya ibintu byinshi bishingira ku mico y'abantu ubwabo bahisemo, kandi imico iri rusange akenshi bikunda kugaragara nk'aho ari ukuri. Ibindi nabyo bidashingiye ku mico y'abantu bigomba kuba bishingiye mu ijambo ry'Imana. Ibyo nabyo bigomba kugaragara ko ari ukuri. Ariko kuri iki kiganiro tugiye kugirana cyerekeranye n'imico irebana n'amadini mu nsengero, ku munsi w'ibyago umuntu wagize ibyago bagacomeka ibyuma, bakabyina, bagahimbaza, bagasirimba, hanyuma ndetse
no kwirimbi bajya bajyamo bakajyayo n'ubundi nabo bakahacurangira mbo ubundi iyi ni debi ikunda kubyara ibibazo bitandukanye igendanye ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nabyo tutaza kwinjira muri uyu munsi birebana n'uburyo mu gihe cyo gushyingura umuntu handi igihe idini yanga kumushyingura ngo nta buhamya bwe bafite ngo umuntu ngo ntibari bamuzi kandi by'ukuri nyine iyo umuntu akoze nk'ibyo cyakora mujye mubara ndagomba batutse njye mubona nk'umuntu uri inyuma cyane mu mitekerereze kuko umuntu wapfuye ubundi nta migambi nta n'imirimo kandi twe tubyigisha mu nsengero rero ziravuga ntabwo uza kugira ngo nta buhamya bw'ufite ntabwo wowe uzamutangire ubuhamya ahubwo tuba twikontroduliza mu byanditswe tuba dusoma kuko Bibiliya yakubwiye ngo umubiri uzasubira mu mubiri mu butaka bwawo icyo tugiye gukora ni ugusubiza kubahiriza icyo ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo dusubize ubutaka mu butaka bwabwo nta nubwo uriya muntu arega ari uri kubwiriza ntabwo ari uri kubwiriza wagize igihe cyo kumubwiriza ijambo ry'Imana ryaba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma ibyo bigira igihe cyabyo biranarangira ngira ngo ahubwo abantu bari aho nibo bakeneye kumenya ni iki ijambo ry'Imana rivuga ku rupfu kugira ngo nabo bitegure ngira numva nk'abakozi b'Imana cyangwa se abiyita abakozi b'Imana cyangwa se abashumba amatorero numva ari ikiraka ababonye cyo kugira ngo abone iteraniro ry'abantu bajya kubwiriza ubutumwa burebana na evenement yabaye uwo munsi ariko nabyo ntibajya babikunda avuga ngo ntabwo twari tuzi ngo ubuhamya bwe se ubundi bwamuzura se urumva rero ni ikibazo noneho reka twigire kuri topic bwite ushaka ko tuvugaho ikintu cyerekeranye ndaga ari ubwa mbere numvishe bene iki kibazo ngira ngo wigeze umpamagara kuri telefone umbaza icyo kibazo hari n'abandi tujya dukunda kukiganira yewe no muri iyi minsi hari ahantu agiye gutabara n'ubundi ndabibona ariko ntabwo ngiye bijya bintungura nk'uko ubushize nigeze mbitanga mu kiganiro ubundi buriya iyobokamana n'indiri ya Satani abanyuma mu nyumve neza iyobokamana n'indiri ya Satani ngunda kubivuga mu bundi buryo nkabwira ngo iyobokamana ni ikinyoma ubundi ijambo iyobokamana ryazanywe n'abamisiyoneri babishyira muri fo yabo y'icyo bari bagendereye kugira ngo banyure mu cyo bise iyobokamana bagendereye ibintu byinshi bitandukanye harimo n'ubukoroni bw'ibihugu colonization ariko bitwaje Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana none bashinga rero icyo bise iyobokamana uzajya kubona n'amadini yose abarizwa muri iyo kintu bita iyobokamana ubundi Imana ndiyobokwa Imana se wayoboka gute nta muntu uyoboka Imana impamvu bavuze gutyo nuko abamisiyoneri bafite imana zitandukanye baje kwamamaza harimo imana zitandukanye none bisaba ko buri muntu wese yoboka imana ye niyo mpamvu babyise iyobokamana abazashaka ikiganiro nzakibasobanurira ku mateka afatika niyo mpamvu bakise ngo iyobokamana wagira aranga iyobokamana imana se wayoboka uti ntabwo imana iyoboka ahubwo imana irizerwa biturutse mu ijambo ryayo ukayizera ariko ntabwo imana ikeneye abayoboke ntabwo ari ishyaka ikintu ikeneye abayoboke ni ishyaka ntabwo rero imana ari ishyaka rya politike ahubwo iyobokamana ryagombye gukoreshwa mu ishyaka rya politike ariko kubera ko arizo mana baremye nyine buri muntu wese akavuga ngo ni iyobokamana noneho rero amakosa aberamo nta nubwo wayabara nyine ibyo dukora byo ntagahomamunwa nta nubwo bisanzwe uretse n'ibyo ngibyo by'ibikorwa ku munsi w'umuntu wapfuye nubwo topic nayinjiramo nk'ubu ngubu maze iminsi ndi kureba kuri YouTube sinzi niba warabibonye ariko abantu benshi barabibonye umwana w'umukobwa nimba ari umukobwa nimba ari n'umugore umaze iminsi yamamaza ko ngo ari indaya ya Yesu ngo ni indaya ya Yesu rwose akabihamya cyakora yamutera inda mu kibaya cyakora uriya Dr. Antoine Rutayisire niwe mperutse kubona mu byejo ndi kuri YouTube mbona nyine byamubabaje cyane yo kuvuga ati ariko none Imana iri kugibeshyirwa bikabije ibi bintu none tuzabikizwa n'iki ariko nawe iyo ubyumvise nyine cya kindi bita ngo iyobokamana nibwo buryo abantu binjiyemo abantu binjirana ikinyoma n'imihango yabo bwite bayitirira yose bayirunda ku mana bayita Imana none tutangiye kuvuga ngo uri indaya ya Yesu byonyine kwikompayiringa n'ibyo kwera utari uwo kwera ikindi cya kabiri biriya bigaragaza ko atamenye Yesu wari we kandi koko Yesu yasobanuwe nyine uko atari mu buryo bw'iyobokamana yagaragaje Yesu uko atari niyo mpamvu njye narabyumva cyangwa njye nabireba kuri televiziyo naravuze ati nkaba uriya Yesu ari kuvuga wenda ariko ndabona imyaka ye ni mikeya nari ngiye kuvuga ko wenda yaba yarahuye n'uriya muzungu amadini ajya acuruza amwerekana ngo niwe Yesu mbo ariko benshi bamaze kumenya ko atari Yesu
ni bya bishushanyo Bibiliya yavuze nyine abantu bajya bakoresha kugira ngo bagere ku ntego zabo. Ariko ndavuga ati wese barahuye se n'uriya muzungu witirirwa Yesu byabyara, ariko nabo iyo umurebye ubona agifite imyaka mike ukurikije n'igihe irashusho y'uriya muzungu imaze abantu bayikoresha mu bintu bitandukanye. Ariko byose no kugira ngo abantu babone ubukungu, nicyo kigenderewe, ntabwo icyo bafite ari ishyaka ry'Imana n'umutima wo kwamamaza Imana. Rero urumva ngo aravuga ngo ni indaya ya Yesu, ariko nizere ko atari Yesu Kristo. Urumva byonyine wenda nimugoroba none ndi kureba YouTube nabwo ari kwivuguruza ngo abantu ngo bari kumutuka, ngo bari kumubwira ngo ikinga ariko si cyari ashatse kuvuga. Nabwo agiye kubisobanura avuga ngo impamvu yabivuze ngo Yesu ngo yaramutumye ngo najye kugerageza ngo abantu ngo barimo abapasiteri, ngo agende ngo ajye kubagerageza, ngo ajye yiyambika buraya, ngo noneho ngo nagerayo ngo abapasiteri bamuterete ngo abone uko ababwiriza. Ubwo ze by'ukuri uwo Yesu wagutuma kujya kwiyambika buraya, iyo ntwaro ntabwo Yesu yayikoresha. Yesu yakihindura umwijima kandi ari umucyo se. Urumva ikintu cyashoboka. Ariko ntabwo ndamurenganya, ahubwo yanisegura akavuga ati sinshaka gusebya abashumba, atabashumba mu nyumva, sinshaka kubasebya, ati ndigaruye mu byo navuze. Bishatse kuvuga ko abashumba bamwegereye bamubonye uburyo bamwigisha, nyine uriya mwuka ubaho, ni umwuka uzerera mu idini, ni umwuka wa Satani uri mu iyobokamana. Nyine wa wundi nakubwiraga uburyo Satani yafashe iyobokamana ikayigira indiri, buri muntu wese uzumva ari kuvuga ibintu bihushaburatse. Ubundi ingero nga zirandi zibaho, ntabwo Imana yakitirirwa ibibi. Ariko kubera ko nyine umwuka uri muri uriya ari kumeze, gusa nawe ntakiriho yiteka kubera ko uwo mwuka wava muri we n'imyuka yo muri Sawuli yavuye muri we, abantu bajya basenga bigahinduka. Ariko nabwo hari ikintu utakigereranya nacyo, hari ikintu kuvuga ngo Yesu ntabwo abantu bamuzi. Niyo mpamvu banamuvuga kuri yaba mufite nk'abafite umuntu, ariko ntabwo bamuzi. So rero ibyo byose uwo mwuka wose uzerera ni nawe ugenda uhindura imico y'abantu. Ugenda uhindura imico y'abantu, ukajya ukabona abantu badukanye amashoni atandukanye, bakavuga ko ari Imana yabibabwiye. Uriya nawe aravuga ati Imana yarambwiye ngo ambara ubusa, ugende noneho ugende wihindure indaya, ngo ariko nguri indaya yanjye. Urumva by'ukuri aho nyine ngo nakwigisha ni ikibazo. Ariko nta nubwo bikomeye cyane ko abatazi ukuri nta nubwo bamucira urubanza cyangwa bamujajinge, kubera ko n'amadini birajya bikora. Hari igihe cyashize amadini menshi ari gufata abantu bakaza mu nsengero ngo baje gutanga ubuhamya ko bazutse, ngo bari bagiye kuzimu. Uwo bita Lisa yigeze amara igihe kirekire agaburira amadini cyane, agaburira amadini amutumira kugira ngo abantu baze baterane babone ko babyaza umusaruro. Noneho akavuga ngo yaragiye kuzimu, ngabona kuri Satani. Kandi Bibiliya by'ukuri yo itubwira ko uwagiye kuzimu akazamuka ari umwe, ari Kristo wazutse. Ari umuhungu w'umukomedi wabikizemo komedi, uherutse kujya kwica n'ahantu kuri televiziyo ahantu, aragira avuga ngo niba ngo hari abantu batubeshye ngo Alisa abamo, mwese yaraduhemukiye cyane, uba wagiye kuzimu. Buriya Alisa si we ikibazo, Alisa ari indwara y'amadini. Amadini yaramukoresheje cyane iriwe mvuga amazina. Buriya niyo mpamvu buriya iyobokamana ari ikinyoma, kandi abantu benshi bazacirwaho iteka. Kuko iyo umuntu agamije indamuze yakemera akiyahura, cyaka uzareba ku masosho media urebe inyuma abantu batambutsaho kugira ngo barebe ko baza kuronga. Rero Alisa nawe ibyo Alisa avuga ngo agiye kuzimu, ngo yanditse n'amasede, ubwo buteka mutwe bwose bwaje nyuma ya Jenoside mu Rwanda yakorewe Abatutsi. Abantu baturutse mu bihugu bitandukanye bazana utuntu two gupirata iby'umwuka, none abanyarwanda nabo bari baraho ngaho barabigana, bamenya ko ariho guhaha biherereye. N'uyu munsi kandi amadini aracyabikoresha ko bizabagira ingaruka kubera ko Imana irabishoreye kugira ngo ibiho umurongo. Niyo mpamvu rero abashaka kwezwa bagumye bezwe kandi bakoresha ukuri. So reka twigire mu kiganiro cyacu bwite ku mico by'ukuri igaragara y'urukozasoni. Ndabyitanye ko ari urukozasoni. Ndetse n'abakora biriya nyine uretse ko ari wa mwuka wa Satani bakeneye gusengerwa. Muri iki imbabazi urakizi kirimo. Ibyo bindi biba bihagarariwe n'abantu bambaye ibishura, bambaye amakanzu, abo ngabo rwose bameze nk'ababishopu bakomeye. Inono ngo baje kunezerwa mu mugeni ngaratashye ngo umuntu wabo ngaragiye. Ariko reka mbanze turebe n'ibintu mu bice bibiri. Nyemera turebe mu bice bibiri, iki kiganiro tujye kugisobanura mu bice bibiri, tutaza kugicamo kandi abantu bagikeneye. Hari uburyo bw'igice cya mbere mu muco usanzwe w'abantu, ngira ngo turimo turavugana ariko ntabwo uri muto. Mu myaka umaze
mu makuru ureba, mu binyamakuru, mu social media, mu bitabo usoma no ku mateleviziyo atandukanye, tubona imico y'abantu itandukanye mu bihugu bitandukanye kandi mu gihe gitandukanye. Kuvuga ngo nguko ngako kundi umubwiriza yavuze, umubwiriza mu gice cya 3 igitabo cy'umubwiriza yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo. Kuko hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa. Ibyo bintu bibisi ibintu bitandukanye cyane. Nguko imvura n'izuba bitandukanye. Hari umuntu imvura yari yawe akabara imvura ng'izuba akayigendamo akavuga ngo n'ubundi nta kibazo ndabibara ngaho izuba riri kuva. Ntabwo byakona. Kuki ajya kugama se? None se umuntu waremwe n'Imana wagombye kuba afite ubwenge ndetse mukuru mu myaka, ni umuntu yobewe gutandukanya ibirori by'ibyiza n'urupfu rw'umuntu. Ibyo urumva yagombye kuba atabizi. Ibintu bitandukanye. Ni umwuka wa Satani. Na modu zawo. Reka mbanze nanabikwereke. Mu muco w'abantu utandukanye mu bihugu byinshi basigasira umurambo w'umuntu, ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo. Mu Rwanda nabo ubwabo, yaba ari umukuru runaka w'ikintu runaka, yaba ari umuyobozi, yaba ari umusirikare wapfuye, yaba ari inde, mu Rwanda basigasira nyine kugira ngo bababare kandi berekane ko igihugu cyagize ibyaha. No mu miryango y'abantu bagiraga uburyo bwo kwiraburira bapfuye, nayo mabwiriza mu miryango imwe n'imwe aracyahari. Nuvuga ngo ni umuco w'abantu utari n'uw'Abanyarwanda gusa, ahubwo ni umuco w'abantu ku isi kumenya gutandukanya ibyishimo n'umubabaro. Ugasanga rwose hari n'abakora ibintu bakarira, bakaboroga, bakagira bate, bakavuga ati twapfushije, nyine bakarangarwa n'umubabaro kubera ko bari mu gisibo cyabo cy'umubabaro buko bapfushije. Uwo ni umuco w'abantu. Ndaza kukubwira n'impamvu wahindutse, nicyo nari ndikubwira. Uko wahindutse ndetse nanabyamaganira kure ku buryo n'abandi bumva ko n'ukuri bazamfasha bakabyamagana. Kuko niba ari umuco w'abantu ko umuntu yabuze umuntu akaba yapfuye, uzi ko buriya mu muco w'abantu, njyewe mbyiruka mu gihe nabayeho, nabyirutse nsanga ku musozi umuntu yapfuye, nta n'umuntu wemerewe gucuranga iradiyo. Nta muntu wemerewe gucuranga iradiyo. Iyo bacuranga iradiyo bavuga ko kwishima hejuru y'abantu bapfushije. Nta muntu mbega wabonaga abantu bari aho ngaho bari mu mutuzo, batuje, bababaye, bamwe bashyize imyenda mu mutwe b'abadamu, bagize abagabo batuje, nta biganiro bibonetse ibyo byose bihakorerwa. Uwo ni umuco w'abantu kandi uyu munsi uracyariho, nuko nyine ya Satani yinjiye. Hanyuma tukaza no kureba icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ubundi umuntu wapfushije hari ibintu akeneye. Umuntu wagize ibyago yapfushije yabuze umuntu we, hari ibintu akeneye. Uwo muntu nubwo yatakaje umuntu, ariko yatakaje n'ubutunzi. Umurwayi ashobora kuba yaramaze igihe kirekire arwaye. Muri uwo kurwara yakonsomye ibintu bitandukanye, kandi ubwo butunzi rimwe rimwe n'abantu bataba bufite. Nuvuga ngo uwo muntu ikintu cya mbere akeneye guhumurizwa. Guhumurizwa ntabwo ari ukubyina. Ntabwo ari ukubyina. N'indirimbo zikoreshwa rimwe na rimwe ziba ari indirimbo zituje, zitarimo ibintu bitimbagura, kongera gutoreza umuntu ari mu bibazo nawe ukaza gutimbagura, ukajya ushabira ukabyina nk'uri muri tize. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo rwose. Noneho rero akeneye indirimbo zituje. Ujya wumva ari nk'indirimbo abakatolika bakunda bakoresha mu gihe cy'ibisibo no mu gihe cya Pasika. Zitandukanye n'indirimbo abarokore bakoresha. Abarokore ubundi nibo bagiriye imico, nibo binjiriwe gutyo. Nibo bagiriye imico yo gutimbagura ibintu byose no gutimbagura, abameze nk'umuntu wabaye umuziki, nk'umuntu mbega ushaka kubyina, ariko ari kubyina atazi ibyo ari kubyiniramo ibyo ari byo. None se dufate mu Rwanda. Mu Rwanda ni igihugu cyahuye n'ikibazo cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Noneho dufate igihe cyo kwibuka abahuye na jenoside. Noneho tujya gufata ibyuma ducomeke hariya tubyine ngo ni umunezero Imana duhaye. Yes, hari igihe umukuru w'igihugu ajya avuga ngo twe guheranwa n'agahinda. Iryo jambo twe guheranwa n'agahinda ntabwo umukuru w'igihugu abavuze ngo mujye gucuranga ngo mubyine k'abantu bapfuye. Ntabwo ari byo, ntabwo ariko bimeze. Urwo ni urugero rumwe wenda ntanga.
ariko nawe ubwawe ku muntu wapfushije umuntu ese icyo ukeneye nuko abantu baza kukubyinira maze banze unarebe hari n'ibyo nabonye buriya wari uzi ko buriya kwirimbi hataho amatara wari ubizi buriya kwirimba ahantu hashyingurwa abantu hagenewe amatara ubwo mpize ntekereza uhita kubitekerezaho ndi kureba nkariburayo sinzi niba habaye n'ipoto ntabwo haba amatara kuko ibintu biri hariya ntabwo bihumeka ni abantu twibuka ariko badahumeka ni umwijima irimbi nyine n'umwijima noneho rero niba hataho amatara wowe ukajya gutira umuriro muri metero 100 ngo ariko ngo uze ucomeka ibyuma haraho nigeze kujya bari gushyingura nsanga bagiye gucomeka ibyuma ngo korari ngo ize ngo iririmbe bari kubyinira hejuru y'ibituro by'abandi bantu noneho ngo baze ngo baririmbe ngo bari guherekeza ngo umuntu wabo ngo yanaririmbaga urumva nacyo mu ruhande rumwe ba nyiri idini cyangwa ababikora baravuga ati ni ibintu byacu twanezerewe ko twaherekeje umuntu wacu ariko nabwo ibindi wakomerekeje se wabimenya ibyo ari byo wabyinnye kubyina se biraza gufasha ndi nta kintu biraza gufasha ahubwo hari ibindi bikorwa bigomba gukora kuko uriya muntu akeneye guhumurizwa abwirwa amagambo meza nibyo uriya muntu ndetse n'indirimbo zituje zimushyira mu buryo bw'umwuka nibyo ndetse Pawulo yavuze ko tugomba guhumuriza abantu tukababwira iby'umuzuko ko hazabaho umuzuko w'abapfuye icyo nicyo abapasiteri baranagikora turigisha tukabwira abantu ko uwapfuye azazuka nacyo nicyo nubwo n'abakabya nabwo akavuga ko Imana amubwiye ko umuntu ngahagiye ngagiye mu ijuru ubwo nimba ariko Imana ibivuga simbizi uwo murongo n'abandi nabo bazabimenya ariko icyo nzi cyo umuntu apfuye nta migambi nta mirimo kandi nabwo Bibiliya itwereka neza ko nimba yarakoze neza imirimo ye ikamuherekeza ari mu byahiciro 14 umurongo wa 13 harabivuga ngo numva ijwi vangwa hirwa abapfapfiriye mu mwami hanyuma ngo umwuka naravuga ati baruhuke imiruho n'imihati urupfu rwo turarusangiye twese nta muntu n'umwe utazapfa nta n'igihanganye cyo kudapfa kiriho ariko ni gute tugomba kwitwara ku muntu wapfuye kugira ngo by'ukuri ahumurizwe icya mbere umuco uratwereka icyo tugomba gukora nk'uko twabivuze icya kabiri nacyo hari ibyo uriya muntu akeneye ubufasha akeneye ubufasha mu gushyingura buriya birahenda buriya umubyeyi wabyaye arakonsoma kuko aba akeneye impetso y'umwana akeneye imyambaro azambara iyo umwana azambara ndetse n'ibyo aba ari kurya muri icyo gihe ariko noneho umuntu wapfushije akonsoma inkubwe hafi 10 ku muntu wagize ute wabyaye ni ukuvuga ngo akeneye amaserikeye kumwe dusigasira umuntu tukamushyira muri serikeye akeneye ibiyagano kandi noneho wibuke ko ibyo abantu bitiranya ngo ni ibyishimo iyo umuntu yabyaye tugenda tugiye kurya uburyano niko mu Kinyarwanda babyitaga tukanywa ku gikoma cy'ababyeyi ariko noneho iyo umuntu yapfushije ibyo abantu bafata byaba ibyo kunywa byaba ibyo kurya babyita ibiyagano urumva ko ni ibintu bibiri byize bite ni ibintu bibiri bitandukanye niyo mpamvu buri cyose kigira imico yacyo n'ikindi kikagira imico yacyo ndimo ndenda kwerekera ku musozo uriya muntu rero akeneye iki kindi uriya muntu ntabwo akeneye gucurangirwa amaradiyo ntakeneye gucurangirwa amapiyano uriya muntu akeneye kwicarana nawe ukamuhumuriza ukoresha amagambo meza niyo iyo music yigiyemo aba ari akantu gatoya ko kugira ngo abantu bagire babone umwanya wo gutekereza ntabwo ari ibindi bintu bizagurije yego ariko ntabwo bavuza ingoma ntabwo ari ibintu wajya kuvuza ingoma ngo uvuze amafirimbi si ibinimba noneho hari ibikorwa bibujijwe mu gihe gutabara ibikorwa bimeze nko kwishimisha uzi ko buriya ndetse no mu muco abantu bagiye gutabara abantu bari mu byago bari ku kiriyo bataryaga inyama gusa igihe cya none abantu bamwe barazirya ariko ndenda kukwereka ko umuco wavugaga wende turaza kuraba muri Bibiliya nacyo icyo bivuga ushaka gusanga muri Bibiliya hari ikintu nayo bivugaho so hanyuma icyo gihe wirinda amagambo mabi hari amagambo mabi abantu birinda kuvuga ngo yemwe hariho gupfa abandi ati n'ubundi namubwiye ndababandi bajya babangura gutanga ubuhamya ngo Imana ngo yari yamuburiye burya by'ukuri ufite ikigukurikirana cyagukurikirana ntabwo uriya muntu wapfushije umuntu akeneye amagambo ntabwo akeneye so rero wambajije mu cyerekeranye n'ijambo ry'Imana ati ni iki ijambo ry'Imana rivugaho uriya muco ni wo mu ijambo ry'Imana reka da ndatangira mbihakana kubera ko umuco wo mu ijambo ry'Imana werekanwa nk'uko hariya mu gitabo
cy'umubwiriza. Umubwiriza reka tuharebe igitabo cy'umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 4. Umurongo wa 4 reka tuhasome. Aravuga ngo igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Izo ni seasons zitandukanye. Nuvuga ngo igihe cyo kurira ni ryari? Ni igihe umuntu ari mu kaga, ni igihe umuntu ari mu byago, ni igihe umuntu yapfushije. Ntabwo ari igihe cyo guseka, ntabwo ari igihe cyo guseka kuko ari guseka se ari byiza byamubayeho, areka gupfusha nubwo tutabifiteho uruhare. Ntacyo umuntu yabigaruraho, nta n'icyo yabihinduraho. Ntiwana judging Imana kuko urupfu ni destiny rwashyizweho uruhare, ariko nabwo ntabwo bitanga guseka. Abitwaza ngo Dawidi ngo sinzi ko bajya babivuga mu buryo bwiza, Dawidi bajyana muhimbira ibintu. Bamwe bageze igihe kimeze nko gusara, avuga ngo Dawidi ngo nawe ngo aritakumbye ngo mwiteruraho, nabyo akabijyana no mu rupfu. Ngo yabyiniye Imana ngo mwiteruraho. Abandi ngo Dawidi ngo apfushe umwana ngo nawe ashima Imana. Gushima Imana no kubyina biratandukanye. Nubwo Bibiliya yavuze cyangwa se Yobu akavuga ngo bibaho byose dore dushima, Yobu yabivugaga nyine kubera ko ntiyahinyura Imana kubera ko abana be bapfuye. Ntiyahinyura Imana kubera ko atakaje umuryango. Imana iracyari Imana kuko nibyo bibaye biri mu isezerano ry'Imana. Ariko nabwo ntabwo avuze gushima ngo ujye kubyina, ujye kuvuza ingoma, ucurange ngo sawa ngo wakoze. Cyakora burya agaho kari ku wundi karahandurika. Agaho kari ku wundi karahandurika. Mwene data urebye umuntu wapfushije aramutse afunguye igisenge cy'umutima we, ukareba amarira bafite, ukareba ko ari kwibaza. Umwana ari kwibaza ati ko mama agiye biragenda bite, umwana ari kwibaza ati ko papa agiye biragenda bite, umubyeyi ari kwibaza ati ko mfushije umwana biragenda bite, umugore ari kwibaza ati ko mfushije umugabo wanjye akaba agiye ndahagararirwa nande. Donc akeneye ibintu bimuhumuriza no kubona umwanya wo gushyira ubwenge ku gihe. Ntakeneye ingoma zimuvugira mu gutwi ngo zimuturorize noneho ngahabwa umunezero uturutse ku badayimoni. Buriya ni Satani uri gukoresha abantu ngo yishime hejuru y'ababuze umuntu. Abanyumva mu nyumve neza, rira ni ayobokamana, ni ayobokamana nyine yajemo abadayimoni. Ni we mwuka w'Imana akubwiye ko iyo umuntu yapfuye bajya kubyina. Maze araho mberutse kujya bari gushabira bakajya babyina bakavuna umugara, umurambo uteretse aho ngaho muri serikeye. Bimwe bafata ngo bajyanye umurambo ngo mu rusengero aho yasengeraga, noneho ubwo bari kuwubyinira ngo babubyinira hejuru, ruzaga no kubyinira hejuru. Uriya muco igihugu nikibona ntacyo bitwaye bazabikurikirana byawe umurongo, kuko urumva gupfusha ni ikindi kintu ndashyikirwa. Gupfusha ni igikomere gikomeye, utari wapfusha wenda we yayibara ngo ibyoroshye, ariko uzanatinya impamvu wowe uri kubyina ariko wapfushije atari kubyina kandi ngo waje kumutabara. Ntacyo yabihinduraho nyine uko bavuga ko waje kumutabara, ariko nabwo si umunezero we. Ngo uko ngo umuntu yaririmbaga ngo nawe ugiye kuririmba. Mose se byarabaye? Mose byarabaye se? Ijambo ry'Imana nabivuga iki rero? Nuba tubonye ko hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Icyo ni igitabo cy'umubwiriza mu bitabo Salomo yanditse. Hanyuma tubona neza ari mu gutegekwa kwa kabiri. Mu gutegekwa kwa kabiri mu gice cyaho cya 34 mu murongo wa 7 igihe Mose yapfaga. Mose yayoboye ubwoko bw'Imana ari umushumba mukuru. Uruta bya bintu bijya muvango na bishop. Uruta twebwe intumwa. Nawe yari intumwa ikomeye uko Mose nawe mu Imana yigaragarijeho cyane bikomeye, ndetse namwita Imana. Iravanga azamera nk'Imana garone ngamubera kanwa. Urumva ko Imana aramukundaga. Benshi nta nubwo bajya mumenya n'ababwiriza butumwa bari kubwiriza babura umwuka wo guhishurirwa, ahubwo bakamuciraho iteka bakavuga ngo Mose nawe ngo ntabwo ngo yagiye mu ijuru. Ariko bajya birirwa bahamya ko umuntu wapfuye ngo yagiye mu ijuru. Imana ngo yabwiye ngo yagiyeyo. Mu gihugu ngo nazakiriho nta. Ariko umupasiteri nawe Imana yabwiye ko Mose atagiye mu ijuru azabiduhe. Icyo Bibiliya igaragaza hari igihugu Imana yari yarazibasekuru. Icyo tuzana kibasobanurira. Hanyuma Imana imujyana ahitegeye icyo gihugu, imuzanira imbuto zacyo kugira ngo azirye. Kwari kugira ngo Imana Mose atazavuga ko Imana amubeshye. Ibyo tuzabibasobanurira. Hanyuma biranarangira kimwerekera muga ati kira gihugu dore ngikira nicyo nanaraze basokora. Uvuga ko Mose Imana amukandagije mu gihugu mbere yuko ukigeramo. Wowe uvuga ngo ntabwo yageze. Hanyuma iramuga ati wowe rero ntabwo urakomezanya n'abandi bantu, ntabwo uzakigezamo n'amaguru bisanzwe. Ariko igihugu cyo mu ijuru cyo Mose yakigiyemo kuko ni nawe muntu kugeza ubu ngubu abantu bataza bashyinguwe, niwe muntu Bibiliya itwereka neza marayika Mikayeli ushinzwe iby'intambara
yagiye kurwanira umurambo we na Satani amubwira ko nta mugabane afitanye na Mose. Ubwo by'ukuri wowe uri kwigisha ngibyo ni wa mwuka uri muri wowe ariko ntabwo ari umwuka ukomotse ku Mana. Uyu munsi rero iyo turebye rero Mose tubona neza ko ngo ubwoko bw'Imana b'Isirayeli bamaze iminsi 30 bari kumuririra. Bamaze iminsi 30 bamuririra. Ni ukuvuga ngo ubundi se wagombye kwibaza nta marira ufite se kireka wa wundi bajya bavanga uwishe ntaririrwa niko abanyarwanda bavuze ngo uwishe we ntaririrwa ariko umuntu wapfuye araririrwa. Amarira niyo aranga ibyago. Imana yaguha amarira kugira ngo urire mu gihe uri mu kaga, urire mu gihe ubundi amarira amazi ni agatembabuzi, ni amatembabuzi aba mu mubiri w'umuntu. Uri mu mubiri w'umuntu wuzuye amazi. None amatembabuzi icyo yagenewe icyambere ni ukoza amaso. Ibyo abaganga barabizi no muri biology ibyo barabizi. Koza amaso, amarira adufasha koza mu maso. Niyo watokowe ukarira cyangwa ukareba mu mazi icyo gitokorwa kivamo. Amarira tuyifashisha mu kaga kacu n'umuhabaro turira kugira ngo umubiri wacu udakakara. Noneho rero iyo wapfushije urarira kugira ngo uwo muhabaro wawe ugabanuke, nuko yamarira agomba kuboneka. Kuko tubibona ahantu henshi muri Bibiliya. Mose bamaze iminsi 30 bamuririra. None wowe kuvanga aho yagiye ngo Imana ngo atubwiye ngo aho yagiye ngo turahazi. Ninde bibwize? Aho yagiye murahazi. Runaka yapfuye ngo aho yagiye idini irabeshya. Cyo ni ikinyoma n'imburu n'umushobo. Ubwo ibintu babihagarara. Imana ngo atubwiye ngo aho yagiye ngo turahazi, ngo niyo mpamvu ngo turi kubyina. Bikuye wese ko imbere y'umuryango we yapfuye yabamubuze. Turabizi neza ko hazabaho umuzuko. N'ubwami bw'Imana burahari. Nubwo budatangwa n'idini ariko ubwo bwami bw'Imana burahari. Burahari rwose ariko nta muntu ubundi. Impamvu rero mwihutira kubivuga, idini niyo njya mbona itanga 8 mu isambu itari yawe. Ukabwira umuntu ngo kora ibi ngiye uzajya mu ijuru. N'umurambo w'umuntu wapfuye utangiye kwemeza ba nyirawo ati ndetse n'Imana ambwiye ahantu wagiye ati nimubyine rwose nimubyine. Uwo ni umwuka wa Satani. Umwuka wa dayimoni. Azabibafungira. Kuko ibyo ngibyo Yesu yagombye kuba bidusigiye nk'umurage. Tubona neza hariya mu byakozwe n'intumwa igihe Tabita yapfaga. Tabita apfa mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 9 mu 39. Tabita apfa imfubyi n'abapfakazi yagiye agirira imirimo bararize bababwira intumwa Petero ati Petero dufashe niba Imana yo mu ijuru ikitwumva nituzurire Tabita ko hari ibyakoze. Bariraga amarira y'umubabaro wuko atagombye kubura. None wowe ukwishima nka hari igisambo gipfuye. Ndetse n'igisambo gipfuye wababara kubera ko nabo Kristo ashaka kwa muzi yaramucunga ku munota wa nyuma. Wowe uri kubyina nka hari umurozi upfuye ku musozi ati aramaza agende. Uri kubijijisha abantu bavuga ngo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Ngo ijambo ry'Imana ngo niko ribivuga ngo ni mubyine ngo mwe kubabara ngo ubundi ngo ni mubyine. Reka. Uwo mwuka sindi kumwe nawe. Ntabwo ari ijambo ry'Imana rivuga. Niba wowe ubivuga uri umushumba ukabivuga uyoboye idini ukabivuga gutyo, Yesu yarabivuze ageze i Betaniya kwa Lazaro. Hasome muri Yohana 11. Yohana 11 reka tuhasome. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 11. Turebe uko byagenze noneho Yesu ageze i Betaniya igihe Lazaro yari yapfuye, ba Mariya na Marita bari kumutumaho bamubwira ati inshuti yawe Lazaro yapfuye. Babanje kumutumaho bavuga ko arwaye, aravanga indwara arwaye ntago ari yo kumwica. Umva amagambo ukavuga. Ibyo no kwishima hejuru y'abantu mukajya mubikora. Umubabaro n'ababara mwishima n'abishima. Yesu yavuze ngo iki rero? Ari ku murongo wa 33 Yesu abonye 32 Mariya ageze aho Yesu ari amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye. Uri murabyumva? Aramubwira ati databuja iyaba wari hano umusaza wanjye ntaba yapfuye. Yesu amubonye ararira. Inde warize? Yesu amubonye ararira. None pasiteri we ngarishimye. Urishimye wabyaye umuntu nyirawe arababaye. Wenga Imana yakubwiye ngo wishime. Iyo Mana ntago ari yo mu ijuru. Iyo Mana ntago ari yo mu ijuru nimukabeshyera ukuri. Ibintu byose mujya mubibeshyera Imana rwose. Siyeri uwo muntu wishima guri. Uwo mupasiteri cyangwa se abapadiri bandi bajya babikora nari ngiye kubabeshya. Ubundi ako kajagari kose kaba mu barokore.
nibo bahimba ibintu umwuka akaza kuri bo utaturutse mu ijuru ngo nimukore ibi ngibi, ubundi bakabikora bakavuga ko ari Imana yabategetse ngo ntibariheranwa n'agahinda. Nyiragahinda arakazi kuko warababaye. Wabwira umuntu wikoreye umurambo ngo wowe ngo byina. Yesu ararira, n'abayuda bazanye nabo bararira, asuhuza umutima arawuhagarika. Yes, asuhuza umutima agira ati arawuhagarika. Yesu yararize, n'abayuda bari bazanye na Yesu bararira. Uyu ni Yesu turi kuvuga, ni wowe wadutumye, so wadutumyera. None amaze kudutuma arongera aratubwira, aratwongorera ngo ntimurire ngo mubyine. Nyene mubyine mu kuti kinimba. Arababaza ati mbese mwamushyizehe? Mwamushyizehe? Databuja ngwino urebe. Niko bamushubije. Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Umurongo wa 35 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 11 niwo murongo mugufi wa muri Bibiliya uvuga ngo Yesu ararira. Nuko nanditse wa 35 Yesu ararira. Kurira byo muri Bibiliya birimo kenshi. Hari n'abagiye n'abahanuzi bagiye barira barijwe n'ibyo bari kureba, atari n'umuntu noneho wapfuye. Barijwe n'uko ibihugu bigiye kurimbuka, atari noneho n'umuntu wapfuye niba batari banapfa. Ati muririre Yerusalemu, ati Yerusalemu we wishe abahanuzi ukagira gute? Noneho wowe mu idini yawe wadukanya amashoni yo kuvuga ngo muri mu mwuka wera, ngo umwuka ngarababwiye ngo uriya muntu ngo ngagiye mu ijuru ngo nimubyine, ngo umugeni ngaratashye ngo nimubyine, ngo Imana imaze iminsi itubwira ngo ugiye gucyura umugeni, ngo nibyo bihembe se mumuhaye. Gucuranga nabyo ni byiza, wenda iyo piano igira andi majwi runaka agendanye n'ibyunamo, agendanye n'umubabaro, ariko ahubwo nimufashe bari abantu mu kaga, mubatabare, hanyuma mubane nabo, mubafashe nabo. Ubundi ngira ngo ikiganiro wari uri kumbaza kuganira, Bibiliya ntabwo yemera ko, nta hantu Bibiliya igaragara uzabibona mu bari kubyumva. Ntabwo ari njye mushumba nyine uzabibona muri Bibiliya ahantu umuntu yapfuye bakajya gucuranga bakabyina azatwandikira tubwira ati hano mwarabeshye. N'uwo Yesu yabitumye bikaba byanditse muri Bibiliya, azavuga ati hano biranditse ko yiriwe abyina ari Imana ibimutegetse. Naho ibindi byaba ari ubusazi, bwaba ari ubusazi bw'abantu. Ni wa mwuka wa Satani uri gukorera mu iyobokamana, gukora mu idini. Uwo mwuka uri kugenda hindura imico y'abantu basanganywe, uwo mwuka ugahindura n'umwimerere w'ijambo ry'Imana uko usanzwe umeze. By'ukuri nta muntu mba nshaka kwibasira, ariko nanjye hari aho mperutse kujya ejo bundi natabaye kuwa 5 wa kino cyumweru. None ngezeyo mbona abasore bakajya bashabira, barasimbuka, abakobwa barasimbuka, barabyina, baracuranga, abandi bakaza gutanga ubuhamya bupfuye bugize bute, ngo nanjye ngo icyo nshaka kuvuga ngo n'ubundi ngo Imana ngo yari yatubwiye ko ngo uyu muntu ngagiye gupfa. Ibyo bintu narabyumvise nabyo nari mbari, sinjya nshaka kwerekana amavideo y'abantu batandukanye kuko na video ndayifite, narayifashe aho narindi, ariko narabigaye. Ntabwo ari njye wabigaye, nuko abantu bagenda bahimbira ijambo ry'Imana. Imana rero bayigejeje ku rwego rwo kwihimbira, Yesu bamugejeje ku rwego rwo kumuhimbira. Ariho twagiye tubona bya bindi abandi bagenda bavuga, ukajya kumva umuntu ngo ni indaya ya Yesu. Indaya ya Yesu se gute? Kandi by'ukuri Yesu katari umubiri, akaba atari irari ry'abantu. Ibyo bintu byose rero ni ubucuricuri. Ariko abumva ano magambo ndimwumve ko mbarwanyije, ndimunshira urubanza rubi. Ahubwo narababwiye ngo kuri televiziyo Umwizera TV mugenda hanze y'ibiganiro kumva ari igitekerezo cyawe, nawe ujye utwungura, utwandikire, hanyuma munkebure aho nasobanuye bitari byo, mumbwire ko atari byo, ariko ibyo nasobanuye bikurikije imirongo y'ijambo ry'Imana. Bibiliya rero yerekana urupfu, ikerekana n'ibyishimo. Mu byishimo abantu bavuza impundu, mu byishimo abantu bagakoma amashyi neza nta kibazo bafite, ko baba bafite ibyo bari kwishimira. Mu byishimo abantu baraserebura, bakabyina anniversaire, ibiki n'ibiki, abantu bakabyina pe, bakacuranga abandi imiziki yashaka, wowe wakumva bikurambiye wowe ukigendera. Ariko ntabwo ari byo bikenewe mu rupfu rw'umuntu wapfuye. Kandi ikindi, mu rupfu rw'umuntu wapfuye ntabwo tuba turi gukorera uwapfuye, tuba turi no kuzura uwapfuye, ahubwo tuba tubanye n'umuryango wagize ibyago kugira ngo uhumurizwe, hanyuma tunasigasira
wapfuye kuko uburenganzira bw'umuntu burakomeza no mu rupfu rwe burakomeza, niko amategeko y'igihugu aba abiteganya. Ndangiza rero nsaba kugira ngo bandi mwumva kino kiganiro mudufashe mugire abandi inama. Umuntu akagira imyaka 50, 60 n'imisago, ngo ni apotre, ni pasteur, reverend, ni runaka yobo bwoko bw'Imana, ariko amakosa yose agakorwa ari kuyareba akanashyigikira, agafata mikoro akabishimangira ngo nyine ngo umuntu ngo yapfuye. Ibyo ngibyo rero njya mbinenga bigendanye na bya bintu nyine bakora nabyo ndi kuvuga. Ugasanga noneho bagiye gusiganira kujya gushyingura, ngo ntago ngo barajya kumushyingura, bamwe ngo ntabwo yaraherutse mu itorero, abandi ibyo byo ni gahunda y'amashyirahamwe yabo, ntabwo nabikomantaho cyane ko na buriya nubwo ngenda mvuga ku idini, ariko ngenda ndigingisira kubera ko idini si itorero. Idini ifite andi mabwiriza yayo n'amategeko ikoresha bitandukanye no kuri kw'ijambo ry'Imana. Ugiye kubyirukangaho byose rero waba ugiye kwivangamo nabo kandi atari byo. Icyo ndeba ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko icyo nimbivugiye muri aba magurupe yose arahinyura ukuri, muratukisha Imana. Aratukisha Imana, umuntu akajya gushaka umuriro ibunaka mu birometero ngo azacurangire ngo abantu wazabacurangiye bakiri bazima se. Ese uriya muntu ubundi wapfuye ugeze umusura kwa muganga ko wari wabimenye? Ubundi se uwo muntu wapfuye ku ruhare rwo kumushyingura ko hari ubushobozi buri gusabwa, izo mbaraga ugeze uzitanga kugira ngo zifashe bariya bantu ko ufite umutima wo gutabara. Uwo mutima uri gutera kubyina wo gutabara uko wari ukunze umuntu wapfuye. Wakwikura mu mafaranga cyangwa ukigwa mu ikindi kintu kiraza gufasha abandi kugira ngo baze kuyaga bagire bate. So murakoze, amahoro y'Imana yo muri mwe. Ndagira ngo nongere nsubize umwanya umunyamakuru wari uri kumbaza ingiro kugira ngo icyo kintu nimba yaba yumvishe neza icyo nsobanuye abwire. Nibyo rwose, ahangaha twizera ko usibye nanjye n'amandi tugeranye ku musozo w'iki kiganiro hari byinshi bungukiyemo, kandi bishobora kubafasha gufata imyanzuro ndetse no kumenya uburyo bwo kwitwara mu gihe imiryango yagize ibyago. Ni byiza ko twubaha amarangamutima y'umuryango wagize ibyago, aho kugira ngo tumere nk'aho turi kubishima hejuru cyangwa se tumvisha ko igihe barimo ari igihe cyoroshye cyangwa se gisanzwe. Ntabwo tuba twasimbura umuntu uba wagiye, kandi ntabwo biba byoroshye kugira ngo abantu bibagirwe memories cyangwa se igihe bamaranye n'umuntu witabye Imana. Hanyuma rero turagushimiye cyane nawe wabanye natwe ukagera ku musozo w'iki kiganiro. Niba utarakora subscribe ibuka kuyikora. Niba wumva hari igitekerezo nawe wagize kuri iki kiganiro ucyandike muri comment tuzakibona, ndetse niba wumva hari ikindi kintu wumva ko ubutaha Apotre yazatuganirizaho nacyo wazacyandika. Ndagushimiye rero, habwa umugisha wabanye natwe, komeza kugira ibihe byiza, naho ubutaha. Amen.